ko fone nganye nagiye kureba Dr Rutamu ni uri kumuvura rwose yanyeretse fone nganye yatangiye no gusimbuka gahoro yatangiye no kwiruka gahoro byoroheje nyine umwaka utashobora kugaruka oya azatangira yarambwiye ati nta kintu kimwe reka Dr Rutamu yize muri Espagne mu ishuri rya Real Madrid muri kaminuza Real Madrid igira kaminuza Real Madrid igira universite yayo iyo universite ya Real Madrid rero bagiramo ibintu bigisha byo kuvura abakinnyi niho yize akubwira ibintu nk'umuhanga nk'injijuke hariya kuri federation rwose twaraganira arambwira ati ndi kumufasha ati kandi rwose ndabibona ko azabona neza umwaka utaha probably nindi mari Reyon Sport yiboneye mu bakinnyi b'abanyarwanda azajya baha ibisubizo kuri 11 bafatanya na Haji na ba Fore na bari abasani n'abandi rwose rero yabonye umukinnyi mwiza cyane twajya muri match igitego yatsinze cyavuzweho nyine kuba ari orge abantu nibabyumva kimwe hari deba nini cyane nyuma y'umukino abafana ba Reyon Sport bati n'ubundi niye itaba ari orge n'ubundi Mukura ntiyigeze dutsinda kugira ngo twari kwisezera kuri away goal twaje rero kuba byabaye ngombwa ko nanjye njya kubaza abantu babisobanukiwe bazi ibintu by'ubusifuzi bambwira ko rwose uriya ikira gitego cyari orge ariko ngo bifite uburyo bisobanurwa muri degré z'ama orge ntago ari rya kosa grave rishobora gutuma umusifuzi bamuhana tuvuga bigaragara ko yabikoze cyane yabikoze nkana yego ni bimwe bitubwo human error rero ngo mu buryo bwa arbitrage iriya yari orge bitewe n'igihe umupira bagiye kumupasiriza naho yarahagaze gusa kubera ukuntu yihutaga muraza kubona igitego cya Abedi yirukaga cyane yego umuvuduko ni umukozi yirukaga cyane iyo abatari umukozi uzi ibyo ari byo riga uriya mupira n'ubundi se bwatari kukuramo kuko yakuyemo urasimbuka umujya hejuru awusubizamo kubera ko yari afite umuvuduko wo hejuru barambwira ngo iriya ni orge gusa kubera ukuntu yihutaga umusifuzi warangaye yamucika vuga ngo niba Dodos yafashe focus yakayishyira kuri Serumogo niwe waruringaniye na Dodos nawe yirukaga n'abajema watala n'abakomiseri noneho n'abakomiseri uyu munsi urumva Serumogo yirukaga na Bedi yiruka kandi Serumogo ari ku ruhande rwa Dodos aravuga ngo niba umusifuzi yarangayeho gato kumucika byari obvious yamucitse iriya mu buryo ngo bwa arbitrage bayita gaining advantage kugira ngo umenye ko nabaje wahenga bamaye na Rio Tam wahenga wanasema technical term terme technique bayita gaining advantage yo kuba ari ku muvuduko uri hejuru umusifuzi akaba yaba tempted gutekereza ko yacomotse agasiga abadefenseur kandi igihe baro yavuye kuri Serumogo yarari muri offside twese ko bigaragara uko twabibonye byo nta gushidikanya yari offside rwose yari offside Bryce yayibonye ngira ngo twese turabyemeranya Lorenzo niyo mpamvu ngewe wumvise ko byanacitse na backingaga arugangura mu gihe yogezaga igitego ni inoruje kubera ko twebwe hano muri mwitangazamakuru nyine kuriya muri stade Amahoro hubatse neza cyane turi ikibugu ubugisikana ubukibona ubusa nuri hejuru umeze nka ya kamera yo hejuru ukibona neza cyane ugarutse no kuri ayo madegere ya za orge ejo twanabonye orge nyinshi tugira muri kubona orge nyinshi ni Burayi muri Champions League twabonye orge ku mukino wa Arsenal igitego cyanzwe nyine orge za madegere niyo mpamvu technology yo gutrackinga offside iteka ryose hora b'improving n'ubisezo hari nshya ya semi automated yatanye no gukoreshwa muri Premier urugero orge ya Mkhitaryan wenda turagarukaho nitugera i Burayi urabona ko nagace gato ku rukweto ya iriya ni izuru ry'urukweto kuri orge ya Mkhitaryan ku gitego cya Inter Milan cyanzwe ariko umuntu utekereza ko turi gusa n'ababakinga icyemezo cy'umusifuzi icyo Lorenzo avuga ni offside umusifuzi watabona bisaba ryo koranabuhanga rya Zava ndimo ndavuga degree y'ama offside hari ama offside ubona ari obvious hari na offside bisaba technology bisaba VAR n'ubundi buryo maybe position ya Dodos wa magana ikintu nge numva cyane niba ya trackingaga intambwe za Serumogo ko yirukaga Serumogo na Bedi yiruka ashobora yisanze muri position yo kutayibona ariko ntago ikuraho yari ko yari oruje Mukura ifite uburenganzira
bwo kutishimira imisifurire kuko cyane ko nyine yaroruje yatsinzwe igitego kitari kuba igitego cyahise kinayica intege kubera ko iyo utsinzwe igitego ni ikindi kintu kwica intege bya bindi deba kuko Mukura yari ibizi neza ko ikeneye igitego kugira ngo ijye muri position yo gukomeza maybe numva ko byari kuba heartbreak no kurushaho iyo wenda Mukura itsinda igitego kikangwa kiswe offside atari offside ariko Mukura nanone operation yari yabazanye i Kigali ntabwo abashe kuyikora kuko ntabwo bitwaye bashakaga igitego kandi ntabwo yakinye nabi ariko ushobora no kuzanamo indi ngingo bashaka igitego ariko ntabwo tutagitsindwa se twari kwa motive twavuga ngo isigaye who knows icyari kuba hari ku minota 70 icyabaye muri rusange kwizigeranyiriza neza kuvugisha abantu nyine bahugukiwe n'ibintu babizi badufasha no kuduha n'amaterime nyine akwiye uko bigaragara nta kantu nyine ko kwikebuka ubutaha kuri Dodos kuko n'umusifuzi mpuzamahanga akagerageza nyine kureba ukuntu ako kantu katakongera kumucika kuko iyo bibaye kabiri gatatu kuri aya makipe makuru cyane cyane nyine ukumva ngo Reyo yabonye avantage y'igitego ejo yabonye iyindi birangira abantu batekereza ko maybe ari nk'ikintu cya avantage zikipe zihabwa kandi ntabwo ari byo nyine football ikwiye kuba fair to everybody regardless y'imbaraga Mukura ifite cyangwa se kwenda abantu bati turashaka finale ya APR na Reyo ntabyo abantu babivugaga zizikubitane zishwanyaguzanye turebe umuriro wake ariko nyine Mukura nyine no kwihangana anyways ariko wenda reka tunatera icyotezo umukinnyi twa Serumogo ari Omar ho gatoya Serumogo hari indabyo za Serumogo ariko ujye muhape naho ubibona umuntu witwa kwera kugira ibibazo by'amadikiteri Ombolenga fitina iyi mitsi yo mu mayasha izamuka nyine mu kibero mu makwisi uyu mutsi munini buri muntu wese arawugira ye yararwaye kabisa iramurya bya atari anayikiniraho ayikiniraho nyine ababara ariko agakina nyine barukuna abakinnyi nyine bihangana pe ariko ejo bundi Huye tuvayo sindi buvuga amazina ko ntago ari byiza twahagaze hano kuri Stanford yahangaha hafi yo mu Ruhango ndi kumwe n'abayobozi babiri muri Reyon Sport muri bari aba senior kabisa abayobozi bo hejuru bose barambwira ati Ruga ti wabonye imikino ya Ombolenga ndamukunda pe nakajwi ke murabizi ukuntu yivugira ndamukunda ari kuvuga ati yatangiye kuvuga ngo konsereza puma yatangiye kuvuga ngo namukunda nikangamo ariko Serumogo muri no minsi hari ukuntu n'ukuri bigaragara yuko ari hejuru ye Ombolenga kubera kuruha kubera ukuntu amaze igihe afite amamatche menshi yamaze kwakimira mu maguru kandi Ombolenga akoze imyaka myinshi Liberi Ombolenga naje nko mu Mavubi za 2017 n'umunani 2013 urabeshya Ombolenga icyo gihe hakina Ombolenga introduction ya mbere oya ndavuga igihe yakuye se nuza rusheshango bura yatanye nko ku mu yamuvanye 2016 na gatandatu ngamuvanye ariko 2014 iri mu ikipe y'igihugu nabuze imyaka ye myiza nk'irindwi ari mu Mavubi ari regular start Ombolenga kuri kabiri wakera imyaka muri APR Ombolenga kinnye imyaka myinshi amaze kuro muri no minsi yanyu no muri Kiyovu yakinaga wenyine rega burya kuri umuntu witwa Serumogo muze kumwitondera Serumogo n'abantu twari kumwirubavu assistinga bro abare twari kumwirubavu muzandebera kuri match ya APR bishimiye ko Serumogo ari kuri kabiri Ombolenga yaramaze n'ibindi bintu gusa Ombolenga n'ikina rusha Serumogo buriya we hari ukuntu mukugarira kubera nataye ni na muremure hari ukuntu byorohera Ombolenga kurusha Serumogo Serto buriya twari ukuntu dutinda gusa ngo umuntu yatanze assist ariko buriya nk'ikipe bagiye kwitera kona indeshyo Ombolenga ashaka kugufungira premier poto ashaka kumarika umukinnyi ukomeye ikindi Ombolenga amurusha burya intambwe ndende speed buriya nk'iyo umuntu yagusize bamupasha bar muri profondeur muri kwiruka uri kabiri n'urari ari umuwinga burya intambwe ndende na speed nkuko Ebera bivuze bigufasha kumugeraho ako nako kazitera Ombolenga mu kugarira sorry Serumogo mu kugarira ariko ikijyanye na offensive duties cyane ibi byo kuzamukana ngo reka ngahindura azi kugakeba cyane izo Serumogo yazijyana na ndabo umuntu yaharwaka kuko se abatoza benshi batekereza gufata Ombolenga afite bakamushyira kuri bench akamuruhura ahetse bamukinishije afite nizo mvune n'umunaniro bamuvane mu muhindabyo kuri abo gusa kubera ko ejo rwaka ubwo bigendane n'uburyo afasha kumushyira ejo rwaka yatsinze match kubera ko no gutekereza uburyo yakinishije mediane ya Reyon Sport kuko Mukura iri danger cyambere Abedi
abaje muri Rayon Sport abareyo batabyumva Abedi kuva yakandagiramo navuga ngo twahoze tubara imikino guhera i Huye muvayo mujya kwa Muhazi mwikoza mu karere ka Rubavu uratsinda bya bitego noneho abareyo bakeneye umucunguzi n'ibyo uratsinda Abedi ni inkuru nziza kuri wowe. Ndishimye cyane cyambere nishimye ko tugeze kuri finale kandi aba nishimye ko akazi banzaniye kandi bakora fresh. Niki kintu kiri kugufasha? Cyambere ni discipline no gusenga no gukora imyitozo cyane no gufatana abagenzi bawe. Abedi gukinira ikipe nka Rayon Sport umurindi w'abafana cyaba ari kimwe mu bifasha umukinnyi kwisanga mu kibuga ndetse bikamuha n'imbaraga zo gutsinda. Birafasha cyane kuko nagiye nyine amakipe akomeye nka Sfax ni gutya byari bimeze nagize ka experience gato ari mentalite nize hanze birafasha nyine gusanga nanga bikiyongera n'abareyo bari fresh. Abedi ibitego 5 mu mikino 4 dusoje umwaka turasoza umwaka navuga ngo na Petri gutegura umwaka utaha kuko n'ubundi nasijye muri Sport amezi 5 so nari mfite gahunda yo gukora cyane nkareba ko nasubira hanze reka nkore cyane shampiyona nirangira usubira hanze cyangwa kuguma muri Rayon Sport nzayimenya iyo shampiyona nirangira. Intego ubu za Abedi noneho ni izihe mugeze kuri finali igikombe cy'amahoro shampiyona murayoboye? Intego zanjye kimwe n'iza bagenzi banjye n'abayobozi ni ugutwara ibikombe byombi gahunda ni ugutwara ibikombe byombi. Urakoze cyane Abedi. Urakoze nawe. Uwo rero ni Abiramahire Abedi Kayishema igitego kimwe rukumbi atsinze hano kuri Amahoro Stadium. Ibyo byatsinze Mukura ahubwo kuko n'ikihuye niba yitsinze n'ikigali cyatsinze. Reka twakire na Rwaka Claude. Hari abantu babiri muri Rayon Sport muri no minsi ntabwo abo abanyamahirwe byose mo birabakondera. Abedi yaje nta muntu uzi ko azawutera ubu ngubu niwe utwaye Rayon Sport. Rwaka we ashobora gutwara ibikombe byose bikinwa mu Rwanda muri umwaka noze mvuga ni Rwaka icya shampiyona mu bagore n'icyo abagabo bagiye kuyitwara n'icyo abagore bagiye kuyitwara cy'igikombe cy'amahoro. Rwaka umwuka muri Rayon Sport imeze gute waraje ibintu byahindutse? Navuga ko ni ibyishimo cyane umwuka umeze neza intsinzi ziri kuboneka no gushima Imana rwose n'abakinnyi bose na staff muri rusange. Coach waje n'ubundi uhera kuri Mukura Victory Sport ihuye mu gikombe cy'amahoro umukino wakinwe inshuro 2 azamuka ajya muri za polisi urebye uburyo yakinaga buriya Abedi igeze kumwata kugenderwa guhamagara akakuganiriza akakubwira icyo ukoze akaguhana ni nako Cucuri undi rero asifura n'abataliyani atakwasa no kuvuga ngo uwikunda Samuel agira autorite we Samuel ntago muvugana Samuel iyo agiye kwigwa bro abamaze gukora ku mufuka ahita yizamura gutya ayikwereka iyo amaze kwikwereka ahita nakubwira ati ntuzononge mva n'imbere unigire kure cyane umwe yempoza autorite undi akempoza ikintu nyine cya fairness ku bakinnyi. Izo match rero uzanarebe match z'agapingane cyane za Reyon na APR hari impamvu za Cucuruza impamvu ni match zazanamo amahane n'ibintu byo gushwana n'ibiki n'ibiki. Cucuri amenya kuzijera kurusha Samuel no mupira w'inyarugenge oya icyo ahubwo Samuel afite barimo n'utundi tuntu hari abantu ariko ibi bintu by'umuvuduko musifuza akeneye kuba ariho umwuka
umusifuzi akoresha nyine kugira ngo agere kuri akisi y'abayireba neza wowe kunda Samuel utuntu tw'inyarugenge turimo utuntu tw'udutiko tubone tujya twihurira ntizayibonamo utuntu tw'udutiko ariko bombi n'abasifuzi beza nicyo cyiza cyane Sam ari kumwe n'uwo bita Mukristo Angelo Ben inshuti yawe cyane Mukristo Angelo Ben arakizamura cyane umusifuzi akaba igitambaro uwa mbere ni Mutesi Yarisi Mutesi Yarisi wa mwana Rugangura yavumbuye oya ni impanga muri baba kandi abo abize no Akimana urimo aravuga Akimana uvuga Akimana Rugangura yiza na Akimana hari akandi gatipe hari akandi gapeti reka dusoze kagasifuzi keza karekare ntabwo nigeze kukakwereka ibe si David se mucama muto uriya mwana ni umuhanga cyane nawe nativanje n'abantu babiri hari uriya mwana David hakaba n'uriya mukobwa usifura ku ruhande aba n'abasifuzi bazabasifuzi bakomeye Kayitare David ariko nimujya muri bya bindi nyine by'inye David ntabyo azajya mu izina rya Yesu Imana imurinde pe afite amavuta Kayitare David uzajya muri kafuro azajya akunda kugendana na Samuel wikunda na Cucuri baganira babinshuti basokane bajye bicarana hari ahantu akunda kwicara Samuel ariko ntuvuga bakwe kwirinda nawe twakomeje vuga bakeneye nagira ngo aya ni amasaha ya abana agomba kwita demi finale y'umuriro ibera mu gihugu cya Espagne FC Barcelona yari yakira ikipe ya Inter Milan match twaraye turyohewe turayinjoyinga pe ibitego match komeye hagati y'abatoza abahanga cyane aba Hanze Flick umudage utoza equipe FC Barcelona la Blaugrana ndetse na Simone Inzaghi umutaliyani utoza Inter Milan la Nerazzurri igitego cya mbere ku masegonda 30 ya mbere ni igitego cyihuse kurusha ibindi byose mu mateka Champions League ariko muri kimwe cya kabiri kirangiza cyatsinzwe na Marcus Thuram hanyuma rero Denzel Dumfries yaje guterekamo ikindi kuri overhead kick yatere muri surface de réparation ku munota wa 21 w'umukino baristangira operation yo kugomora ku munota wa 24 Lamine Yamal yatsinze igitego kitabaho kiza cyane ku munota wa 24 w'umukino ndetse ku munota wa 38 w'umukino witwa Ferran Torres agombora byanya byo akunda kumwita the shark hanyuma rero ku munota wa 64 Denzel Dumfries yaje guterekamo ikindi gitego cya gatatu cya Inter Milan ariko ku munota wa 65 aciyemo amasegonda make nibwo Yann Sommer yaje kwitsinda igitego ariko ntabwo yitsinze byanya byo kuko ni shot rya kuremere cyane rya rutayizamu Rafinha umunyabrazil wari ku urutambi rw'ishoti n'akaguru k'ibumoso mupira ugonga umutambiko umuzamu yirambuye ngo awukuremo ntiyawukoraho ugarutse umukora mu bitugu ujya mu izamu biba on goal ariko cyari igitego na Barca ntabwo yabyishimiye ko kitanditswe kuri Rafinha n'umukinnyi ushaka barondo cyari igitego bari kugikunda cyane ko ryari shoti remere cyane ariko it is what it is cyanditswe ku muzamu w'ikipe y'Inter Milan yitwa Yann Sommer twese igitekerezo cyacu twavuga ngo ni ikipe y'abataliyani ije kudefanda kuko igiye gukinira hanze REGAN twabonye Interi ikina ibintu bitandukanye nuko abantu benshi babitekerezaga nibyo Lorenzo ndebe Fabrizio Romano hari statistique turi gukenereza Rafinha tubanze duhereze umutoza Simone Inzaghi indabyo ze tumwubahire ko ari umwe mu batoza b'abataktisye beza ukurikije uko ikipe yari ihagaze muri iki gihe yari imaze gutsindwa imikino itatu iheruka muri champion batakajemo 2 umukino batsinzwe n'ikipe ya Bologna n'umukino batsinzwe n'ikipe ya Roma banakurwamo mu gikombe cya Coppa Italia na AC Milan banyagiye 3-0 gufata ikipe ikidepress ijya gukina na Barca ifite rose eshatu zikurikiranya byagaragaraga nkaho nyine moralma mu buryo bwa confiance bari hasi ariko iminota nta nubwo yuzuye n'umunota mbere bakiri mu masegonda Marcus Thuram yaramaze gushyiramo igitego cya sistinzwe nkuko yavuze Lorenzo na Denzel Dumfries wagize urare mu bitego bitatu byose by'ikipe ya Inter Milan ni umusore mu by'ukuri waje no kugaragaza ubuhanga ku gitego cya kabiri kizana